Kubera ko ukonja buri gihe ugahora unaniwe kandi ugakomeza kwiyongera ibiro, ikibazo gishobora kuba kuri tiroyide yawe kandi bishobora gukosorwa mu minsi 30. Isomo rikomeye ryananiye abantu benshi ni ubucurabwenge bwo kwimenya, kumenya imikorere y'umubiri wawe, ibimenyetso by'uburwayi no kubukumira butarakugira amajanja. Nyemerera nkwibutse ko aho wageze ari kuri Jean Paul Official, umuyoboro bagezaho ibiganiro by'ubuzima bwa buri munsi, aho mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne Pansenya Naturopathe, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Kanda subscribe n'inzogera tuje twibanira buri munsi muri ibi biganiro utapfa gusanga ahandi. Uyu munsi turi kumwe n'inzobere mu by'ubuzima, amazina ye ni Dr. Eric Baji. Agiye kutumenera ibanga ryafasha abantu bahora bakonje, impamvu ibitera n'icyabakiza gatozi. Ntimujye kure. Noneho dore ibimenyetso 7 byerekana ko tiroyide yawe ikora gake cyane kandi abaganga benshi batabibona. 7 signs your thyroid is slow, and most doctors miss this. Number 1, the outer third of the eyebrows are disappearing. Icyambere, igice cyo hanze y'igihu gitwikiriye amaso kiragenda kikagabanyuka cyangwa kigatakara. Imisemburo ya tiroyide niho imbaraga utunyangingo tw'imisatsi, kandi hamwe mu hantu hambere uzabona umusatsi ugabanuka ni kuri icyo gice cyo hanze ku gihu gitwikiriye amaso. Icya kabiri, kugira urugimbu rwinshi. Tekereza abantu benshi bafite urugimbu rwinshi bagahita bahabwa imiti, nyamara ikibazo gishobora kuba gituruka kuri tiroyide. Iyo umuntu afite ikibazo cya tiroyide, ibintu byose mu mubiri bikora gahoro cyane. Abantu benshi basanga iyo bakosoye ikibazo cya tiroyide, urugimbu rwabo rusubira ku rugero rusanzwe. Icya gatatu, kubyuka mu maso habyimbye. Ibi biterwa na tiroyide ifata amazi mu byitwa proteins biri munsi y'uruhu. Ibimenyetso 2 bikurikira ni by'abaganga benshi badahuza na tiroyide. Icya kane, indwara ya carpal tunnel syndrome. Umubiri wawe urabyimba kandi ugafata amazi mu bice bitandukanye byawo, bityo ayo mazi afatirwa no mu nyama zikikije umutsi wo ku kuboko witwa medium nerve, maze bigatera carpal tunnel syndrome, kimwe mu bimenyetso bizwi bya hypothyroidism. Kandi kugira ngo bimenye, ndakwereka ibyo nasaba umuntu gukora kugira ngo akosore tiroyide ikora gake. Turabigeraho, ariko reka mbanze nsoze ibisigaye. Icya gatanu, agahinda gakabije cyangwa kugira ubwoba bwinshi. Imisemburo ya tiroyide ifite uruhare runini cyane mu kugenzura uko ingufu zikorerwa mu ngirangingo z'ubwonko. Iyo tiroyide ikora gake, umuntu ashobora kugira agahinda gakabije cyangwa ubwoba bwinshi. Abantu barenga 50% bafite tiroyide ikora gake bagira depression nk'ikimenyetso nyamukuru. Ushobora gufata imiti yose igabanya agahinda ku isi, ariko ntibikemura ikibazo niba impamvu nyamukuru ari tiroyide, kuko uri kuvura ikibazo kitari cyo. Uri nk'ifi iba mu mazi yuzuyemo ibintu byangiza. Murakaza neza ku isi, aho ibintu byinshi bidukikije byateguwe kugira ngo bidutere kubishingiraho cyangwa kubatwa nabyo. Kuva ku byo tureba kuri za screen kugeza ku biryo turya, nashyizeho gahunda ikora mu buryo butandukanye n'ibyo byose. Yibanda ku guhindura ibidukikije, amazi ari mu ifi, aho kwibanda ku ifu ubwayo, kuko iyo dushoboye guhindura ibidukikije no gutuma imyitwarire myiza yoroshye gukora, naho imibi ikagorana, ntuba ugikeneye gukoresha imbaraga nyinshi zo kwifata cyangwa disipurine, kuko kwibanda ku bidukikije mbere bituma ukemura ikibazo nyamukuru. Icya gatandatu, kubabara umutwe cyangwa migraine. Tiroyide ikora gake ishobora gutuma imikaya ikomera cyane cyane inyuma y'ijosi, maze bigateza kubabara umutwe bitewe n'iyo tension ndetse na migraine. Icya karindwi, gukonja. Ndashaka kuvuga ku buryo bworoshye bwo gupima ubushyuhe bw'umubiri mu gitondo kugira ngo umenye niba tiroyide yawe ikora gake. Igihe nakoraga mu ivuriro, hari umurwayi w'umugore waje ansanga afite imyaka nka 42, yari afite urugimbu rwinshi, carpal tunnel syndrome, kandi yari amaze imyaka 2 afata imiti igabanya agahinda. Ikimenyetso gikomeye cyane ni uko yahoraga akonja kandi agakomeza kongera ibiro uko yabaga agerageje kose. Yakekaga ko ikibazo ari tiroyide, ajya kwa muganga. Muganga yapimye tiroyide amusubiza ko
ari nzima, ko ikibazo kigomba kuba ikindi, maze amwandikira indi miti ntiyayifashe. Icyo nakoze ni ikintu abaganga benshi batazi cyane, namusabye kujya apima ubushyuhe bwe buri gitondo mu kwaha aho kubupimira mu kanwa, akabikora iminsi 3. Yagarutse anyereka ibisubizo bye maze mbifata impuzandengo byari 96.4 Fahrenheit. Ubushyuhe busanzwe bw'umubiri bugomba kuba 98.6, ariko bwe bwari bufite 96.4. Ukeneye gusa thermometer igura amafaranga make cyane, maze ukayifata munsi y'ukwaha iminota 10 buri gihe upima. Niba ubushyuhe bwawe buri munsi ya 97.8 cyangwa munsi ya 36.6, bishobora kugaragaza ko tiroyide yawe ikora gake. Bumwe mu buryo bukoreshwa cyane mu gupima tiroyide ni imisemburo yitwa thyroid stimulating hormone. Iyi misemburo ipima ubutumwa hypophyse ibiri guha tiroyide. Ushobora kubyumva nkaho thyroid stimulating hormone ari thermos iri ku rukuta, ariko itanura iri munsi y'inzu ni tiroyide igenzura ubushyuhe nyabwo. Abantu 48.5 bapimwe bafite ikibazo cya subclinical hypothyroidism basuzumwe nabi. Nanone abantu 31.2 basanze bafite thyroid hormones ziri hejuru gato, nyamara nyuma basanga ari bazima. Mu bintu bibi cyane wakorera umurwayi harimo kumusuzuma nabi, kuko ushobora kumuha imiti kandi atari yakeneye. Ubusanzwe thyroid stimulating hormone iba hagati ya 0.5 na 4.5, ariko iyo umuntu arengeje imyaka 60 ishobora kuzamuka. Ku bagore nabwo ishobora kujya hejuru gato, no ku bantu bamwe bitewe n'ubwoko bwabo ishobora gutandukana. None ikibazo ni iki? Wakora iki niba tiroyide yawe ikora gake? Niba ushaka gupima tiroyide neza ugomba gukora complete thyroid panel. Ntupime thyroid stimulating hormone gusa, ahubwo ugomba no kureba free T4 na free T3. T4 ni imisemburo ya tiroyide itarakora, naho T3 niyo ikora cyane. T4 igomba kubanza guhindurwa ikaba T3. Abantu benshi ntibashobora guhindura T4 ngo ibe T3 neza. Mu bihe 90% by'abantu bafite tiroyide ikora gakeya cyane, haba hari tiroyide antibodies, uturemangingo tw'ubwirinzi bw'umubiri dutera tiroyide yabo bwite. Iyo ibyo bibonetse uba ufite Hashimoto's. Niba nta antibodies ufite ariko ukaba ufite tiroyide ikora gake cyane, uburyo bwo kwivura buba butandukanye gato. Reka duhere kuri Hashimoto's kuko ari ikunze kuboneka cyane. Umunyu ngugu w'ingenzi nasaba ni selenium. Selenium yafashije kugabanya antibodies kandi nafasha guhindura T4 ikaba T3. Nasaba miligrama 200 ku munsi. Nanone nasaba vitamini D ya gatatu nibura 30,000 IU ku munsi. Kubera iki? Kuko vitamini D iri mu bintu bikomeye cyane bifasha mu ndwara ziterwa n'ubwirinzi bw'umubiri butera umubiri ubwabwo. Uburyo nsaba bukoreshwa na Dogiteri Koimbra, ukoresha doze nini za vitamini D ya gatatu. Hari abaganga ushobora gukorana nabo muri Amerika cyangwa no mu bindi bihugu bagafasha gukurikirana uko bimeze. Iyo ufata vitamini D ushobora no gufata factors zayo nka zinc, K ya kabiri na magnesium. Ibi bifasha kugabanya inflammation muri tiroyide, kuko iyo ubwirinzi bw'umubiri bwitera habamo inflammation nyinshi. Kureka gluten mu mirire yawe ni ingenzi cyane kugira ngo ugabanye inflammation. Nanone intermittent fasting ni ingenzi, ndavuga kurya gake ku munsi. Ni umuti ukomeye niba udafite antibodies ahubwo ufite ibibazo bya tiroyide ikora gake. Nabwo selenium irakenewe kuko ifasha mu guhindura T4 ikaba T3. Iodine nayo ni ingenzi, ariko ntukayifate nyinshi kuko ishobora kongera ikibazo. Ni byiza kubanza gukora iodine test, kuko si buri gihe kubura iodine ari byo bitera tiroyide gukora cyane. Zinc ni ingenzi kugira ngo tiroyide ikore neza. Magnesium nayo ifasha tiroyide gukora neza. Nanone umwijima ugomba kuba umeze neza kugira ngo T ya 4 ihindurwe ibe T ya 3.
Hari n'igihe umuntu aba yarakuwemo agasabo k'indodwe gallbladder bigatera ikibazo cyo kubura bile cyangwa indodwe maze bigatuma T ya 4 itagihinduka neza T ya 3. Gufata bile isohotse nyuma yo kurya bishobora gufasha cyane muri uwo mwanya. Hari ibice byinshi bigize iki kibazo ushobora gukenera gukemura. Dore ikindi gice: stress nyinshi ishobora gutuma thyroid igabanuka. Estrogen ishobora kubangamira imikorere ya thyroid, harimo hormone replacement therapy, ibinini byo kuboneza urubyaro cyangwa kurya soya nyinshi. Nanone iyo insulin iri hejuru kubera kurya carbohydrates nyinshi bishobora kubangamira thyroid, bityo ugomba kugabanya ibyo biryo. Icyo nashakaga ni ukuguha ibisobanuro byibanze ku bintu by'ingenzi byagufasha kumenya niba ufite ikibazo cya thyroid. Muzirikane ko mu miti y'ingenzi navuze nta muti waruta kwiyiriza ubusa buri munsi bita intermittent fasting. Intermittent fasting ni uburyo bwo kurya bukurikiza amasaha runaka yo kurya n'ayo kutarya kugira ngo umubiri ubone igihe cyo kuruhuka no kwisana. Urugero ni nko kurya mu masaha 8 ku munsi, hanyuma amasaha 16 asigaye ukanywa amazi gusa cyangwa ibinyobwa bidafite kalori. Bifasha igifu n'amara gukora isuku, kugabanya ibinure byinshi, kuringaniza isukari mu maraso no guteza imbere ubuzima muri rusange. By'umwihariko wiyemeje kurya rimwe ku munsi ukarangiza iminsi 30, indwara zitera abantu gukonja cyane wazisezeraho burundu. Kandi indwara iyoboye ni indwara ya thyroid. Kurya rimwe ku munsi, saa sita buri munsi, OMAD bishobora gufasha abantu bamwe kugabanya ibiro no kunoza ubuzima bw'amara. Kandi ku bantu bafite ibibazo bya thyroid bishobora kugabanya umunaniro, kwiyongera kw'imbaraga cyangwa kugabanya imikorere y'imisemburo iyo bidakozwe neza. Ni byiza ko umuntu ufite indwara ya thyroid arya indyo yuzuye ifite proteine, imboga, ibinure byiza n'imyunyungugu ihagije, kandi akabikora bigiriwemo inama na muganga cyangwa inzobere mu mirire kugira ngo umubiri utabura intungamubiri. Noneho uburyo bwiza bwo kwitwara mu gihe ufite ibibazo bya thyroid ni ubu ngubu: mu gitondo ukibyuka nywa amazi, ntihashira isaha urya ibyo kurya bitunganyije neza, kandi bibaye byiza byaba bigizwe n'imbuto zitandukanye nk'ubwoko bune. Wongera unywa amazi mu masaha 5. Ibya nimugoroba ubirya utarengeje saa 9, bitewe n'uko twabonye ko kurya nijoro ugahita uryama biteza ibibazo bikomeye. Ubireke hanyuma urarana inzara iringaniye, uzarushaho kugira ubuzima bwiza bwa thyroid n'ubw'ibindi bice by'umubiri muri rusange. Akaryoshye nakagaruka, munyemerere mbe mbasezeyeho maze tuzongere kubonana muri video y'ubutaha. Bye bye.